Turabasuhuza tunabifuriza kugira ibihe byiza abakunzi ba Torotoro. Ngiye mugiye kubana nitwa Niyoyita Jonathan. Ubushize twarebye ibintu bigiye bitandukanye, aho twarebye amategeko y'umuhanda kuri topic yavugaga ngo Torotoro mu nzira nyabagendwa. Twarebye ubusobanuro bw'amagambo agiye atandukanye kandi ndumva buri wese yaragize icyo akuramo, ndetse haramutse hari n'ibibazo ushobora gukomentinga kuri iriya video ya mbere cyangwa se mugarakomentinga kuri iyi ngiyi kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga n'ubundi ku busobanuro bw'amagambo agiye atandukanye akoreshwa n'abayobozi cyangwa se akoreshwa mu muhanda muri rusange. Uyu munsi turaza kurebera hamwe amagambo 10. Aya magambo 10 rero video nirangira buri wese araba azi kuyasobanura neza. Ijambo rya mbere turareba ni umukozi wifitiye ububasha, bisobanura iki? Irya kabiri turareba ni ikinyamitende, irya gatatu ni igare, velomoteri, ipikipiki, ikinyamitende 3 n'ikinyamitende 4 bifite moteri. Ngo turakomeza tureba hamwe uburyo aya magambo uburyo asobanuramo. Ikindi turaza kurebera hamwe ni ikinyabiziga kigendeshwa na moteri, imodoka, romoroki, amakuzungu. Ngo aya magambo rero turaza kurangiza iyi video yose twamenye kugira gute, twamenye kuyasobanura. Ikindi rero nababwira nkuko mureba muri kuri video iri gutambuka nuko iyi channel ibaho inyigisho zigiye zitandukanye. Murabona ko nkaha ngaha ndi kwigisha uburyo ushobora guhindura ipine ryawe ryashaje cyangwa se ryagize ikibazo ukaba washyiramo irindi rishyashya. Byinshi rero biri kuri uru rubuga, mushobora kugenda muri ama video arenga 100 mukareba inyigisho twagiye dutanga zigiye zitandukanye. Dutangiye rero ku bisobanuro by'amagambo, reka duhere ku ijambo umukozi ubifitiye ububasha. Bivuga umwe mu bakozi bavuga mu ngingo ya 3 y'iri teka wambaye ku buryo bugaragaza ibimenyetso by'imirimo ashinzwe. Iyo umugenzi ahagaze, umukozi ubifitiye ububasha ashobora kuba adafite ibimenyetso, ariko rero agomba kugaragaza ko abifitiye ububasha. Bivuze ngo ijambo umukozi ubifitiye ububasha nuko risobanurwa. Hanyuma ijambo ikinyamitende bivuga ikinyabiziga cyose nk'igare ry'ikiziga kimwe, ry'ibiziga 2, 3 cyangwa 4 kigendeshwa n'ingufu z'abantu bakiriho, nko kuba bakoresha ibirenge cyangwa intoki. Ijambo igare bivuga ikinyamitende cy'ibiziga 2. Ijambo velomoteri bivuga ikinyabiziga gifite ibiziga bitarenze 2 kandi gifite moteri itarengeje santimetero kibe 50 cyangwa imbaraga zitarenga kaveya 4 kandi hakurikijwe ko cyakozwe umuvuduko wacyo nturenge kilometero 60 mu isaha. Igare na velomoteri bidahetse ababigenderaho ntibifatwa nk'ibinyabiziga. Tugiye kurebera hamwe irindi jambo, ijambo ipikipiki bivuga ikinyabiziga cyose cy'ibiziga 2 gifite moteri ukuyemo za velo moteri. Hanyuma irindi jambo rero, amagambo ikinyamitende 3 n'ikinyamitende 4 bifite moteri bivuga ibinyabiziga by'ibiziga 3 cyangwa 4 bitarengeje uburemere bw'ibiro 400 kandi moteri ikaba itarengeje santimetero kibe 150 cyangwa imbaraga zayo zikaba zitarengeje kaveya 15. Gushyira intebe ku ruhande cyangwa romoroke inyuma y'ibinyabiziga byavuzwe kubika 13, 14, 15 na 16 ntacyo bihindura ku rwego birimo. Ijambo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri bivuga ikinyabiziga cyose gifite moteri ikigendesha kandi kigendeshwa n'ibikigize. Ijambo imodoka bivuga ikinyabiziga cyose kigendeshwa na moteri uretse za velomoteri, ipikipiki, ibinyamitende 3 cyangwa 4 bifite moteri, n'imashini zikurura n'izindi zihinga zifite moteri, zikaba kandi ku busanzwe
zitwara mu nzira nyabagendwa abantu cyangwa ibintu, cyangwa se zigenewe gukurura ibindi binyabiziga bitwara abantu cyangwa ibintu. Ijambo romoroke bivuga ikinyabiziga kigenewe gukururwa n'ikindi. Iryo jambo rikoreshwa kandi kuri za makuzungu. Makuzungu bivuga romoroke iyo ari yo yose yagenewe gufatishwa ku binyabiziga gikurura ku buryo igice cyayo kiba kikiryamyeho kandi igice cy'uburemere bwacyo ndetse n'ubwo gitwaye bukaba bushikamiye icyo kinyabiziga. Bivuze ngo rero uyu munsi turebeye hamwe aya magambo agiye atandukanye. Bivuze ngo uyu munsi wamenya gusobanura ariya magambo 10 ko twagiye tugira gute twayavuze mbere. Mbibutsa gukora subscribe kugira ngo n'izindi part cyangwa se n'ibindi bice by'aya mategeko y'umuhanda twatangiye kuvugaho nabyo ntibizagucike. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Mwari kumwe na Niyoyita Jonathan.